Kuva Leta y'u Rwanda yatangira kwinjira mu by'insengero n'amadini kugira ngo hagenzurwe izujuje ibisabwa, hafunzwe insengero zigera ku bihumbi 9,800 ndetse izigera kuri 652 zifungwa burundu. Bana natwe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho, hanyuma kandi kora subscribe, share na comment, kujya uvugana natwe tuvugishe muri comment, ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Njyewe ndi Atanazi, iyi ni Tuzatabarwa TV. Turabashimira ko mudukurikira cyane, Imana ibahe umugisha. Leta y'u Rwanda yinjiye mu by'insengero n'amadini kugira ngo hagenzurwe izujuje ibisabwa. Ku ikubitiro hahise hafungwa izigera ku bihumbi 9,800 ndetse izigera kuri 652 zifungwa burundu. Ubwo ngubwo izi 9,800 ni ukuvuga ngo zafunzwe kugira ngo babanze buzuze ibisabwa, ariko izi 652 zo zafunzwe burundu. Hari n'andi madini menshi yagiye yamburwa ubuzima gatozi kubera yuko basangaga bagenda bigisha abaturage ibinyuranye n'ibyo leta ishaka ku baturage. Babigishaga ibinyuranye n'iby'umuturage n'imimerere umuturage leta imushakaho. Minisita yatanze urugero avuga abantu amadini amwe n'amwe yagendaga abuza abantu kunywa amata, abo ngabo ngo barahari, ndetse atanga urugero rw'abantu babuza abandi kujya mu muganda. Amadini yabuzaga abantu kujya mu muganda, akavuga ati ubwo ni ukuvuga ngo ababuza abantu kunywa amata, gahunda ya leta ya gira inka ntabwo iyo ngiyo wayibabwira. Ababuza abantu kujya mu muganda, abo nabo ntabwo rwose gahunda za leta urumva ntabwo bazishyigikira. Hari n'andi madini menshi ngo yafataga abantu akabajyana mu mashyamba, akavuga bataha niho tuzajya dusengera, nta nsengero zikwiriye kubaho, ntizemewe. Ni byinshi byagiye bigaragara mu madini n'amatorero, ndetse ubwo ni ukuvuga ngo izo ngizo inyinshi zagiye zakwa ubuzima gatozi. Hanyuma rero nyuma y'ibyo mu iyi minsi mike hasohotse andi mabwiriza mashyashya agenga amadini n'amatorero. Icyakora haje kubaho amabwiriza amwe n'amwe atarumviswe neza, abantu bagenda bayasobanura uko babishaka n'uko babitekereza. Urugero nk'ibwiriza rivuga ko amatorero agomba kwiyandikisha, abantu baryumvise nabi, abenshi bagenda bavuga ko ngo ari itorero ryose, ari idini iryo ari ryo ryose rizongera kwiyandikisha bundi bushya, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Ahubwo amatorero mashyashya, umuntu ushaka gushinga itorero cyangwa idini mushyashya, uyu niwe uziyandikisha. Ariko amatorero agiye asanzwe afite ubuzima gatozi, ayo ngayo ntabwo azongera kwiyandikisha. Ahubwo bo icyo bazakora, ngira ngo abanyamadini n'amatorero batwumva ahangaha, abasanzwe bafite ubuzima gatozi, icyo bazakora ni ugufata ibikorwa byabo bakabihuza n'amabwiriza. Hanyuma rero abashyashya, umuntu ushaka gushinga idini mushyashya cyangwa se itorero, uwo niwe uzaryandikisha nk'irishyashya. Hanyuma uwo nguwo rero azasabwa, niwe usabwa bya bindi bikurikira. Umuyobozi wa RGB yavuze yuko ibi ngibi ari ibintu byaganiriweho n'ingeri zose, harimo abanyamadini, ihuriro ryabo amadini n'amatorero, ngo babiganireho rwose babitangaho ibitekerezo. Ibi ntabwo ari ibintu bitunguranye. Umuntu rero uzajya ashinga itorero rishya cyangwa idini, niwe uzajya urimenyekanisha. Hanyuma nashaka kuryagura agiye gushinga amashami, azajya yishyura miliyoni 2, hanyuma kandi atange n'imikono y'abantu 1000 bazwi. Abantu 1000 bahari. Bavandimwe, muramenye banyamadini, mutazagwa mu mutego w'inyandiko mpimbano, ejo mukazasinyisha abantu bajya baza kugenzura bagasanga uwo muntu yarapfuye. Ni ibintu byagiye bigaragara mu bihe byashize, ni ibintu byagiye bigaragara, ngira ngo abakurikira amakuru barabizi neza. Ugomba kuba rero ufite wowe ushaka gushinga itorero cyangwa idini,
ugomba kuba ufite abantu 1000 bazwi imikono yabo ndetse n'amarangamuntu yabo uyafite, ku buryo bugaragara neza ko abo bantu bariho. Ni ikintu gikomeye cyane, ariko urebye kiraza gushyikiriza leta y'u Rwanda muri ya gahunda yayo yo kugabanya amadini n'amatorero. Ngira ngo mwagiye mwumva yuko nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda yabivuzeho, aravuga ati izo nsengero ziruta amavomo ni insengero bwoko ki ko zikabije kuba nyinshi, kandi koko nawe ugenzuye urabibona mu gihe gishize rwose zari zikabije, kuko abantu bari bamaze kwiha amatitire, bamwe ari ba apotre, abandi ari ba reverend, abandi ari bari bariyise amazina agiye atandukanye. Mu by'ukuri umuntu yavuga ari itopere rimwe agahita avuga ati ubu jyewe nabaye bishop, agahita agenda agashinga idini akarishyira hariya. Kandi mu by'ukuri wagenzura imyigishirize n'imigenzereze ugasanga kenshi birerekeza ku ngwizandonke, kandi icyo kintu leta y'u Rwanda yakomeje kukirwanya, kandi n'ubu ngubu iracyakirwanya. Bavuga ko rero kuri izi nsengero bavuga yuko bagikomeje n'ubundi izi zafunzwe 9,800 ndetse 652 zigafungwa burundu. Bavuga yuko bagikomeje gukora ubugenzuzi n'ubundi. Iki rero nari mvuzeho cy'abantu 1000 uzasabwa kugira ngo ushinge itorero ibunaka, ni ukuvuga ngo kirashyikiriza leta muri wa mujyo ya gahunda ya leta yo kugabanya amadini. Ndatekereza ko ntabwo ari abantu bakeya, ntabwo ari ikintu cyoroshye gufata abantu 1000 ukabasinyisha ukababona buzuye 1000 bariho n'amarangamuntu yabo, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Biragusaba ko uzajya ufata nibura abantu bagiye batandukanye, kandi ukabanza ugakora ubuvugizi. Ni ibintu bigomba kuba byateguwe neza, kandi ikindi abantu ugomba kuba ufite ibyo ushyiriye abantu, pana gutegereza ahubwo ibyo bakuzanira. Uba ufite ibyangombwa byuzuye ukavuga uti turi abantu, mfite itorero nshaka gushinga, rizakorera aha ngaha, urusengero rurahari, ndetse ibyangombwa birahari, bitari bya bindi byo gutekereza ngo reka nshyireho abantu, ntegure abantu, dutangire turi bake tujye tugenda twagura, ariko abantu ubakuramo amafaranga uko bukeye n'uko bwije. Icyo rero biragusaba, kuri iki biragusaba ko uzajya gutangira itorero mu buryo buzwi neza, mu buryo wateguye, ufite intego, ufite ndetse n'icyo uzamarira abaturage bari muri ako karere mu iterambere. Minisita yabivuzeho, aravuga ati niba muri abantu bashaka kujyana abantu mu ijuru, ati ntabwo umuntu azajya mu ijuru arwaye amavunja. Ati umutima w'abantu barwaye mwiza, ariko umuntu arwaye amavunja ibyo ntibyumvikana. Ni ukuvuga ngo abo baturage mufite bayobozi b'amadini ni aba leta, kandi namwe muri aba leta. Ubwo rero mugomba, bivuze ko abanyamadini n'amatorero bakwiriye kwita ku mibereho myiza y'abayoboke babo cyane kuruta ibindi byose, kuko minisita mu kiganiro yaravuze ati niba pasiteri ajya ku rusengero aberewe yambaye kositime na karuvati, kubera icyo umukristo we atajya ku rusengero yambaye atyo, we agiye ku rusengero yambaye neza, mu by'ukuri hari icyo byaba bitwaye? Ntibyaba ari byiza cyane kurushaho? Kandi koko ibyo ni byo amadini menshi bagiye bibanda ku bindi, ariko ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ugasanga hari byinshi birimo birapfa, bararushaho gusigara inyuma. Leta rero irashaka kugira ngo abanyamadini n'amatorero barusheho kuba abafatanyabikorwa beza, cyane ko leta y'u Rwanda nayo hari byinshi ishimira abanyamadini n'amatorero, kuko hari ibikorwa byinshi bagenda bagaragaza, ndetse bagaragaje kuba indashyikirwa mu guhindura abaturage benshi no kubashyira mu mwanya mwiza no kubagura mu bitekerezo. Ibyo leta y'u Rwanda rwose iravuga iti turabibashimira. Ni ahanyu rero bayobozi b'amadini kugira ngo abanyamadini, abayoboke
barusheho kugubwa neza, barusheho kuba abantu bafite mu mutwe hagutse, barusheho gukunda ijuru, bakunda ijuru, inyigisho zijyana abantu mu ijuru koko zibeho, ariko kandi no muri iyi si abakiri mu isi babeho babayeho neza, bafite ibyo kurya, bafite ibyo kunywa, batarwaye amavunja, bafite ibyo bakora, ari abantu boga. Yego, ibyo rero ngira ngo mu ruhande rw'abanyamadini, abanyamadini ni abantu bumvwa cyane, ni abantu bumvwa cyane n'abayoboke babo. Ni ahanyu rero, ni ahanyu. Irindi bwiriza navuga ritumvisweho neza ni ibwiriza rijyanye n'amaturo ndetse n'icya cumi. Umuyobozi wa RGB yabivuze neza, aravuga ati ntabwo twahise duhagarika gahunda zari zisanzwe zo gutura. Abantu benshi barimo bavuga ko ubwo gahunda zo gutura uko zari zisanzwe ziteguye ubwo buryo buhise bukurwaho, ntabwo bwahise bukurwaho, ahubwo kubera ko urumva ni ikintu gikomeye, ntabwo bahita bafata ko buri muturage wese azatura akoresheje telefone, kandi bitaragera, ntabwo abaturage bose ntabwo baramenya ubwo buryo. Hari abo hasi mu giturage bataramenya ubwo buryo. Ubwo rero niyo mpamvu batanze igihe, baravuga bati buhoro buhoro bizagenda biza, ariko kandi nyuma y'uko ariko bashishikariza abantu bose nyine gukoresha ubu buryo bw'amatelefone, barwanya uburyo bwo gutwara amafaranga mu ntoki. Barashaka buriya buryo bwiza. Bavuze ko ubu buryo ari uburyo bufasha kugira ngo imikoreshereze y'amafaranga y'abaturage b'igihugu imenyekane, bamenye neza ngo akoreshwa ate, azenguruka mu baturage gute, kuko ibyo ngo nabyo ngo biragenda bikazamurira igihugu icyizere ku ruhando rw'amahanga mu mikoranire n'andi mabanki. Ibyo rero nabyo ni byiza cyane, ni ibintu abantu bakwiriye gushishikarizwa kandi bakabimenyera. Ariko bakavuga bati noneho mu gihe ayo maturo n'ibya cumi bimaze kubarwa, bibe hari konte y'itorero binyuzwaho, bahite bayanyuza ku makonte kugira ngo arusheho kuba afite umutekano, aya mafaranga aba afite umutekano. Kandi noneho urumva ko imikoreshereze y'ayo mafaranga nayo izarushaho kugenda igaragara mu buryo bworoshye. Icyo rero nacyo ni ikintu cyiza abantu bakwiriye kuba bamenya mu by'ukuri. Turabashimiye rero ko mukomeza kubana natwe mudutera inkunga, mukora subscribe. Utarayikora wowe fata aka kanya kugira ngo uyikore, ni inkunga ikomeye uba uduteye. Mukomeze mubane natwe, turabakunda cyane, murakoze.